mwana wanjye rwose mbabarira naruhare nabigizemo by'ayo madeni. ariko rubanda mushishwa nabi. Reka nkubwire we nta gikombe cya nyawera kiri muri uru rugo. Uri kumva nimba ari uyashaka yo kunywa genda hariya mu ngarana aho tujugunye imyanda utoragura urutambaro nurangiza ugenda ushyira kuri robine uvomereho nurangiza ugenda umukamurire mu kanwa. Mama njye simbabajwe nuko papa mufunze, mbabajwe n'igihe twatakaje tubabarira ngo yarihane. Nyamara ibyo nkubwira ni ukuri, nukomeza kwirwaza uri muri uru rugo uzahapfira. Ngo wagerageza iki madamu? IMUZI ni filime igaragaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye n'aho byarangiriye. Ndi kubabaza ngo umuntu yagerageza iki? Ariko mwana wanjye nta kibi twavugaga. Akuzi ko wumva nabi maze kubibona. Mukanya sibwo narinde ko kwiyamaga ntukanyita umwana wawe. Mumbabarire rwose biragenda biza. Okay, ngani mumbwire. Ngo ni ibiki umuntu yagerageza? Cyangwa murashaka kunyica dore ko ubugome bwanyu ari umunsi? Yego ko mana. Mwana ubwo ntiwaba wumvise nabi ahari. Umva madamu, ndashaka kutaha. Ndakeka uwo wazanye wamugejeje iyajya. Nta kibazo ndataha humura. Umva nawe, ndakeka ibyo nakubwiye wabyumvishe. Hanze cyangwa mu cyumba cyawe uzajya wihishamo. Shamika ndagusabye ugire impuhwe, nubwo ngiye gutaha ariko usigare wita kuri mama wawe, basi ubikorere yuko yakonkeje. Mana yanjye mwamvuye mu maso koko. Bucya ndabona abana bagiye kutumarira muri gereza pe. Bege mugahe gato mazemo hano baje kwicuza. Buryo umuntu yagufungishije abagukoze. Uravuga kwezi kumwe maze hano niko gutumye usakuza bigezaho. Ariko wa mugani wo maze imyaka n'imyaniko warahaguriwe. Shabyo byihorera
ubu si yo ntajurira ko bari bankatiye burundu. Iyo ntajurira ko bari bankatiye ngo burundu mwese byaciyemo baragukaturiye. Mfite icyizere ko bizakunda. Navuganye n'umwavoka wanjye yambwiye ko abirimo neza. Ariko man bamvana hano ntabwo nazongera guhotera umuryango wanjye. Ariko nubwo ndimo ndavuga ntekereza kuri Shamika nkumva nakigumira hano. Nibaza ukuntu nzarebana nawe mu maso ntashye bikancanga bitewe n'uburyo namuhemukiye. Mabuja buriya mba nkubwiza ukuri ngewe kabondo mba nabikora ubwo siko njye hari ikintu ntinyaho. ukajya kwiba ibiryo bakagutegeka kwikorera isafuriya wabikora? Ngewe nayikorera nkagenda mu muhanda mvuga ngo kabondo nibyo ibiryo mumbabarire, kabondo nibyo ibiryo mumbabarire, kabondo nabivuga ishyushye nyine. None se kwa kunga kuyikorera umva baka gukubita inkoni nyazime bakubita akabwana cyangwa gukubita bazazi niba bakubise sabambye ku musaraba. Ubwo si igikaze niki wowe ese ubu nkawe uje muri salo ari ubikubwiye? Nyamara njya mbikubwira ko wumva nawe ukanga kubyumva. Mabuja mureke, wenda wasanga ari ikintu agiye kutubwira twumve icyo adushakira, wenda wasanga dushaka iki kaba ashaka gutera abantu imyako. AMASO ariko narumiwe kuko baguha amazi uhemba nde hano se? Cyangwa robina hiba ntabwo uhazi wajya ugafata igipira ugacomekamo ubundi ukanywa. Mabuja reka tumufashe bwa mbere n'ubwa nyuma, ariko nazabigira akamenyero. Ubu ndabizi ahita bigira akamenyero akumva ko buri munsi turadora tumufashe. Ngaho genda ufashe sinkubujije. Nta mazi usabye kansaba fanta yanjye cyakajya mu nyongeye kuguha. Bucya erega nubwo turi hano njye mbona batwitayeho. Reba nk'ubu tuba twaje gukora uturimo turi hano tukabona nuko twiruhukira. Kwa mugani nibyo si bino kurirwa muri kiriya gisare rwose ntaho bihuriye. Ariko se woheruka hanze nta gakuru ka wa mukobwa wanjye. Kobwa wese ugira ngo hari ikibazo yagize? Ngo iki? Ubwo ushatse kumbwira ko akomeje ubuzima n'akagasaza ke? Ikibazo yagize rwose. Gusa ngo yaratangiye akazi k'uburaya ngo aza gutogorwa n'umugabo w'umukire ariko ngo amubere nk'Imana y'u Rwanda. Urambwira ko yashatswe n'ikigabo gikuru koko? Uko kandi cyamushukishije amafaranga. Reka da wowe uri kubyumva nabi. Bwamutoraguye ku muhanda nk'abandi bagabo batagira ubwenge bari bamwanjana. Hanyuma biza kugenda bite? Gusa amakuru mfite nuko ushatse kumusubiza mu ishuri hanyuma Shamika arabyanga. Bana we. Ariko se uyu ni umurenga ufite cyangwa usiko yari kawe y'u Rwanda uri murangiza gutya urasaba amazi twaguye icyayi no utangiye kukimena. Ariko wabonye ko mu rugo mfite ijambo, mu rugo mfitemo ijambo. Uri kumva uramutse unyemereye ukamuza n'umwana wanjye ukamunyereka nkamubona reka nkubwize ukuri naguhuza na Shamika umva akakubabarira mukaba ababyeyi n'abana.
umva wimena iki cyayi kumva ugipfusha ubusa se humura nuko ntarakira ubundi nzaguhuza n'umwana wawe. wabwiye wa murumuna wawe wenda ko wasanga uzanapfa ukamurangira ahantu umwana ari noneho akagenda akamunyereka gira ikibazo ubundi aza kundeba nzabimusaba. umva nkubwire nyawe ntongere kunzanaho imitwe imaze iminsi unzanaho reba amezi 2 arashize uhora umbeshya ngo uzabikora nuwongera kumbeshya ndakurahiye kandi ndagusezeranyije kandi ubwiza ukuri nzabwira Shamika ko nge nawe dufitanye umwaka uramenye zabivuge urumva. mfata ndanywa fata se ndarifashe nako ubundi ndi umukozi wawe icyo gipfana nawe ubimene iki cyayi ariko hano kuri kugipfusha ubusa wajya ngo nagucya. ese Kabondo uyu mugore ari kuvuga ibiki ko numvishe avuga ngo abanza ze arashaka ko mukorera iki?